icyo nabwiye perezida wa Repubulika nuko inzego z'ubutabera zitigenga. Ugiye kureba hari abantu nahuye nabo bakubwira bati icyaha cyanjye imyaka bampaye yarashize ntibamfungura, barahari. Navuganye nabo sibyo kubera nahuye nabo barahari muri gereza. Hari n'abandi bakubwira bati nukuvuga yuko bafite imikoranire, ubushinjacyaha bufite imikoranire n'ubucamanza idashingiye ku kuri. So nkibaza rero yuko ibintu bijyanye n'ubutabera n'ubwo kuko nakubwiye yuko ndimo kwandika igitabo muri rusange kijyanye n'iterambere n'impamvu u Rwanda rugikeneye. Kimwe mu mpamvu u Rwanda rugikeneye ni ikibazo cy'ubutabera. Tujye nibaza ko ari ikibazo cya politiki. Ikibazo cyo mu butabera ntago ari ikibazo cy'ubutabera, ni ikibazo cya politiki. Kimwe mu bintu nabonye mu rukiko kigoye cyane ni ukuntu ureba abashinjacyaha n'abacamanza akubwira ngo vuga muri make ibindi biranditse. Mvuge muri make mugiye kumfunga imyaka 10 cyangwa 20 cyangwa 30 byose bivuze he? Kandi n'ibintu hariho n'ikindi kandi n'ikibazo kiri muri rusange mu bucamanza bwacu. Nk'ubu ngubu bakujyanye, nk'ubu ngubu umuntu akubeshyeye ngo wibye, uyo muntu ntabwo yazaza mu rukiko ngo umubaze n'ubucamanza bubureba ngo umubaze nibye ryari, ese uranze cyangwa iki, bagenda ku byo yanditse gusa. Abeshye abaye adaharise, abaye ari umuhimbano, tumenya gute ko ari we? So ndagira inama RIB gushyira amafaranga n'umwanya wayo mu gukora ubushakashatsi ku byaha bya nyabyo byabayeho, apana iby'ibihimbano. Iby'ibihimbano icyo cyabirongeyeho imbaraga ngewe nabwiye ko umwanya wabo na bije nkeya bafite bagomba kwishyira mu byaha bya nyabyo, apana nk'ibi ngibi by'ibihimbano. Cya kabiri, namwe murabibona yuko muri nko mushakisha ibintu bidahari. Ntangijisha ku uyu munsi, umunsi ukurikiyeho habonetse umuntu unashatse gufata, ariko ntimurekeye aho haje n'undi ngo muri 2012 nayo nashatse kumufata. Ndi n'umushakashatsi, iyo utangiye kumbaza ibibazo nshobora kumenya aho uganisha. Iyo utangiye rero gufotora amakariso yanjye nibaza aho uyajyana. Iyo utangiye kujya mu aho nkarabira ugafotora ibintu byose birimo n'iki, ukanashaka kugira ngo umenye amazina y'abana banjye hano bari bafite imyaka ingahe, mpita menya icyo ushaka. Inaso ndababwira nti ibi ngibi byandike ushinjacyaha azabimenye ko nayibabwiye mwaje gufata ibi bintu byanjye kugira ngo abampimbira muzabibereke mbere yuko bavugana n'ubushinjacyaha. Nakoze n'ubushakashatsi nkiri muri gereza. 20% irenga y'abantu bafunzwe nabafunzwe iminsi 30. Umwe kuri 5 mu bantu batanafunzwe umwe afungiye iminsi 30. Ariko hariho birababaje. Hariho nakandi kantu namubwiye. Mu Rwanda gereza nicyo kigo cyonyine cyarengeje umubare w'abantu bagomba gufata. Ugiye kureba raporo y'abadepite ivuga yuko gereza zarengeje ubu ngubu zigeze kuri 124% y'abagomba kubamo, yarengeje 100. Hariho n'ikindi kintu nabonye nenda kurira. Abantu hafi 80% bagezwa imbere y'urukiko ntabwo bazi gusoma no kwandika. Bagera imbere y'umucamanza batinye. Hari ubwo jewe uruko nagendaga mu rukiko, abantu imagine umuntu ajyanywe kuburana ariko ntabwo azi urupapuro rumuhamagaza icyo cyanditseho. Bakanzanira urupapuro atimbwira hano hari hiki, hano ntabwo uzise kutujyanye, ati ntabwo mbizi. Nkambwiye bagutumije kujya kuburana urubanza nura, ati kiye ko naruburanye, urwo nararuburanye. Nicyo gutuma uzagenda ukurikirane ntwa, uzagenda ukurikirane bari abantu kenshi bavuga iminota 2
cyangwa umunota umwe bakamubaza ibi ngibi ibintu nabivugaho iki uraregwa katuvuga ubujura akavuga ati ntabwo nabikoze ndasaba ngo munde kure niki cyerekana ko ntabikoze nuko ko Imana ngiye sinabikoze akabararangije nta mwunganizi ahubwo nkuko usetse umucamanza agaseka n'umushinjacyaha bagaseka ubundi bakajya mu ngingo z'amategeko ngaho mbwira ubutabera buri aho ngaho 80% y'abantu bagezwa imbere y'urukiko ntabwo bazi gusoma no kwandika ntibazi n'amategeko kuko ibintu byibazwa n'ukuntu bakubaza ni ibintu bireba ubugenzacyaha RIB ariko icyo navuga hari ubwo banakubaza ibintu ugaseka nkanjye narasekaga Nshuti bakunzi wa Pax TV tubamukije kandi tubaha ikaze mu biganiro byacu. Uyu munsi turi kumwe na Dr. Kayumba Christophe inararibonye akaba n'umushakashatsi w'umuhanga. Mu biganiro bye ntatuganirira gusa ahubwo aranatwigisha atanga isomo tukisaga twicaye ku ntebe y'ishuri tutanasabwa minerval. Dr. Kayumba Christophe yafunzwe mu gihe kingana n'umwaka wose. Ayo mezi 12 muri gereza ntiyamubera imfabusa yahigiye byinshi. Dr. Kayumba Christophe nk'umushakashatsi yabonye byinshi muri gereza. Ahava hakorewe ubushakashatsi yahandikiye igitabo ariko unoza ngo gisohore. Umwaka wose yahasomeye ibitabo birenga 70. Uyu munsi turagaruka ku isura y'ubutabera mu Rwanda afatiye kumenya sanganywe ubushakashatsi yakoze hakiyongeraho n'ibyo we ubwe yahagazeho. Turagaruka kandi ku bizazane we ubwe n'abagize icyaka RPD bakomeza guhura nabyo. Nabyo tugiye guheraho muri iki kiganiro nizera ko twungukira mu byinshi. Jewe ndi Ntwari John Williams. Tubaha ikaze Dr. Kayumba Christophe mu kiganiro tujye kuyana uyu munsi. Murakoze cyane kandi ndashuhuje n'abakunda televiziyo yanyu. Murakoze cyane. Mwumvaga ibyo navugaga ntangira mbasuhuza mbaramutsa mbaha ikaze abadukurikiraniye abadukurikiranye aho bari hose ku isi mvuga ko umuryango wanyu wahuye ibibazo birahari ariko nkuko duheruka kuganira kuko nakubwiye twatangiye uyu muryango wacu haranira demokrasi mu Rwanda tuzi yuko bishoboka ko ibibazo byavuka. Ibyo bibazo rero hari bimwe byavutse ndetse n'ubu ngubu mu Nsanze aribwo nkiva mu rukiko hari irusororo niho umwe mu bayoboke bacu Jean urukiko rwisumbuye rwa Gasabo. Uyu munsi ngira urwisumbuye rwa Gasabo niho ruri ariko we aracyari hasi ntarajya mu nkiko aracyari kuri parquet. Ari kuri parquet ariko uyu munsi bamugejeje mu rukiko. Kugira ngo basabe ibyo bita gufungurwa by'agateganyo. Gufungurwa by'agateganyo. Ubu rero niho mvuye niho twazindukiye saa 1:40 nari nagezeyo ndetse n'abandi banyamuryango ariko mvuyeyo na nuba taraburana kubera ngo ikibazo cya connection. Ubu dufite saa 9 n'igice harya connection mu Kinyarwanda mu itabata nihuza nzira ariko n'ikibazo cya internet. Ikibazo ngo cya internet kubera yuko batubwiye yuko ngo bahisemo kugira ngo baburanire kuri murandasi baburanire kuri Skype. Ni abafungwa babihisemo cyangwa ni leta yihitiyemo inkiko? Abafungwa subwo icyo byemezo bayifata gute ni banyiri nyine abashinzwe ubutabera mu Rwanda nibo babihisemo babahitiyemo kuzabanishwa kuri Skype. Ubundi yari kuburanira hariya Kibagabaga niko batubwiye kandi uzi yuko bamubarije Rusororo ariko ngo yari kuburanira Kibagabaga ntibyashobotse. Rero twari turi Rusororo hariya hari station ya RIB kuva mu gitondo saa 1:40 n'ubu mvuyeyo saa 9 uwataraburana kubera icyo kibazo bavuze ngo ni cya connection. None se icyo rero ni bimwe mu bibazo twahuye nabyo kuko warumbajije ibibazo twahuye nabyo ariko hariho n'ikindi ntabwo twege tunagisangiye n'abandi kubera yuko nkuko bizi ubwo kuganira nakubwiye yuko mu ishyaka ryacu turimo gutegura ku buryo twazagira inama rusange. Congress. Ariko iyo ngiyo urabizi kubera COVID-19 abantu ntago bemerewe guhura ari benshi. Icyo ngicyo nacyo kiri mu mbogamizi ndetse no gushaka abayoboke kujya hirya no hino ntabwo ari ibintu byoroshye ariko icyangombwa nuko tuzi ko ibyo bibazo bihari bizakemuka COVID nirangira iriya nama tuzayigira ndetse n'icyo kibazo cy'umuyoboke wacu ndibaza yuko
kizajya mu buryo. Akaba yageze imbere y'urukiko aho Gasabo bwitwa urukiko rwisumbuye rwa Gasabo, ubundi yagomba gutangira mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo ruri Kibagabaga, ariko kubera icyo kibazo cya internet uvuze ko bababwiye ko bahisemo kwishyira hariya kugira ngo bikorwe, nubwo bumva ko byafashe umunsi wose kuva saa 8:40 kugera saa 9. Ubu duhuye hano saa 9 n'igice hafi na 40 n'ubundi. Ese ibyaha byarirwaga biracyari bya bindi, byarahindutse, byariyongereye, byaragabanutse? Icyambere kambaze nkubwire yuko twegwe nta nubwo batwemereye gusohoka kwinjira. Ntabwo batwemeye kwinjira kubera yuko nkuko nkubwiye aho bamuzanye kuburanira ni kuri station ya RIB Rusororo, ariko abacamanza bari mu rukiko Kibagabaga. Ndahareba. Ariko n'abanyamakuru bagiyeyo nahoze mvuga bambaza nabo bambwira yuko batanabyumvaga ibivugo kuko hari ababanje kuburana, ntabwo bumvaga n'abari ababanje kakunda amajwi bagize amatoya. Bamaze iminsi bagira amatoya ngo bikanga ko abanyamakuru ngo bayafata. Si kubera yuko ugiye kureba amategeko agenga inkiko, ibyo mu Cyongereza bita criminal procedure, amabwiriza n'itegeko rijyanye ngira ngo n'itegeko ryita imiburanishirize y'imanza, ivuga yuko urukiko urubanza rubera mu ruhame. Mu ruhame rero kuvuga ngo amajwi wayagabanyije ngo abanyamakuru ntibayafate ni ikibazo. Uzarebe rya tegeko ry'itangazamakuru ryo muri 2013 rivuga yuko abayobozi bose b'igihugu ndetse n'abakorera societe civile bashinzwe gutanga amakuru. Kuvuga rero ngo ibyabereye mu ruhame ntushaka ko abanyamakuru babifata, bumva ko harimo ikibazo. Uwo baba bahisha se ninde? Kandi ari uruhame. Uruhame, ibintu byose bibereye mu ruhame ni ukuvuga yuko ari amakuru rusange y'abaturage. Kuvuga rero ko abanyamakuru bataza kuyafata ni ikibazo. Kandi ugiye no gukurikira ukuntu ibintu bikorwa, hari imanza ndetse banabishyira kuri mirongo ya social media, hari n'ibyo bashyira kuri YouTube, hari n'ibindi bashyira ku mbuga izi mbuga nkoranyambaga. Urubanza rwa Basankara na Rusesabagi byo barabyemerera abanyamakuru. Nkibaza se ibyacu bitandukaniye he na biri? Uribaza rero ni ikibazo ngira ngo wazabaza abashinzwe imikorere y'inkiko, twibaza yuko harimo ikibazo niba badashaka ko abanyamakuru babikurikirana. Bibaye n'ikibazo cya kindi bajya bavuga ngo ku mpamvu z'umutekano w'igihugu uru rubanza ruracibwa mu muhezo, izi ngizi bari gushyira ku Karubanda nizo zirimo umutekano w'igihugu cyane kurenza izo zindi z'umuntu uregwa ibyaha bisanzwe. Wari wanambajije ibirego bakimurega ni bya bindi byabanje. Nibyo birego babanje uko bavuze yuko ngo yibye ubujura bukoresheje ikiboko, ngo kwiyitirira inzego z'umwuga, ndetse no kuba ngo ari mu mutwe utemewe n'amategeko ariko batavuga. Na n'ubu mvuyo batarawuvuga. Ariko nkuko nari nakubwiye arimo gusaba yuko bamurekura akaburana adafunze, kandi uzi yuko ari ihame mu mategeko yacu. Iryo hame ryo kuburana umuntu adafunze rinashingiye ku rindi hame nyamukuru rigira ubutabera. Nuko umuntu wese ukekwaho ibyaha bamufata nk'umwere kugeza igihe urukiko rubifitiye ububasha rumushinjije icyaha. Nibyo twagiye gusaba, yenda Imana nidufasha ubwo network uburyo bwa internet buzashoboka, twumva icyo abacamanza bazabivugaho. Urakoze cyane rero Dr. Kayumba Christophe, utubwiye bimwe ko bigeze kuri uwo mu Rwanda shyaka w'umuryango RPD Nkusi Jean Bosco umaze iminsi afunzwe, ntibaze ko ibyumweru 3. Kuko yafashwe itariki 21 z'ukwezi gushize kwa gatatu. Urumva ko abura icyumweru kimwe n'imizi mike ngo byuzure ukwezi. Kandi ubundi ni iminsi 10. Ibindi ngoma kuri 5 muri RIB n'indi 5 mu genzacyaha mu bushinjacyaha. Ibwo ni iminsi 10 yakagombye kuba yaraburanye nyuma y'iminsi 10, none ubu abonye ibyumweru 3.
dukomeza rero aho ni ku ruhande rw'ugize umwe mu bagize umuryango washinze akaba ari umunyamabanga ushinzwe mobilisation umuryango twashinze umuryango mwashinze kuko ndibutse ko bambwiye ko utari umwe akaba ari umwe mu bagize umuryango mwashinze akaba ashinzwe mobilisation no kuvuga ubukangurambaga tugaruka kuri wowe igihe cyarageze utangira guhamagazwa umunsi ku wundi umaze kwitaba inshuro zingahe maze kwitaba inshuro 3 izo nshuro 3 ese urateguzwa cyangwa baragutungura bati none turagukeneye oya baranteguza umunsi umwe mbere cyangwa umunsi uri bujyeyo umunsi umwe mbere umunsi umwe mbere baranteguza ntabwo barantungura kugeza ubu nkibaza yuko ari n'ibintu byiza kuba ubundi kuko nicyo amategeko asaba amategeko asaba yuko umuntu ukekwaho ahamagazwa mbere y'igihe kugira ngo yitegure hari ubwo baguhamagara utaye no muri Kigali kandi bagushaka kuza muri Kigali nkibaza yuko cyangwa utateguje umunyamategeko wawe nawe adahari nkibaza rero yuko jewe ku giti cyanjye buri uko bampamagaye babanza kunteguza umunsi umwe ese iyo baguhamagaye ukajya ku rukiko kuri RIB kwisobanura uhamagiye kingana iki ni isaha imwe ugataha uragenda ukahirirwa utegereje ukubaza cyangwa usanga nawe ari tayari mugatangira ibazwa kugeza ubu ngubu nibaza yuko akenshi ngerayo nyuma y'isaha nk'imwe nkatangira kubazwa hari n'ubwo ngerayo nyuma y'iminota 30 nkatangira kubazwa hari ubwo rero ibazwa ngenekereje hari ubwo usanga ibazwa ryafashwe nk'amasaha 4 amasaha 3 gutyo ubwo mperuka kukubaza uriyo kwazanye gahunda y'ikiganiro ariko ndakubura bigera saa moya z'ijoro ukiriyo kugira ngo bigere saa moya z'ijoro ukiriyo nuko waratinze kugerayo cyangwa hari kurugero byitwaye nibaza ko icyo gihe byari byatewe nuko twatangiye saa 8 twatangiye saa 8 ubwo urebye amasaha nakubwiye amasaha 4 urumva yuko biba bigeze muri ayo masaha erega RIB ntabwo ufite amasaha yo kubaza kuko ariko umukozi usakaza nyuma yaho ngaho n'umukozi wanjye hano bamujyanye ngira ngo nka saa 12 n'igice kujya kubazwa nyuma y'icyo gihe ugenda ukava mu masaha maze ngira ngo umunsi ukurikiyeho nanjye nasubiyeyo none se biremewe kujya kubaza umuntu mu masaha ya nyuma y'akazi atari cyake bako kanyanda ngo bari gukumira ibindi bigikurikira icyo ngicyo ni ikintu nawe wabaza kuko narababajije baravuga bati twebwe tukora igihe cyose urumva rero kubera yuko twebwe nta kintu twikanga kandi tuzi yuko ndi umwere umukozi naramubwiye niba bagushaka kuko ni cya gihe baje kunsaka hano nakubwiye ko baje kunsaka hano ibintu byose barabifotora hano hanze barahafotora gusa kandaza kutubigereho bisobanura abanyarwanda turaza kubigeraho bivuga kwabyo none baza tubwira ibyo umukozi bamuhamagaye saa 12 n'igice urumva izuba riba ryarenze nibwo barangije gusaka nka saa 12 n'igice nibwo bamujyanye umukozi cyo baramujyana agaruka nka saa 3 z'ijoro ese tutarabigera ariko dushobora kudatwifatanya ujya gusakwa ubwo baraguteguje njya gusakwa cyangwa bone baje oya njya gusakwa ntabwo bari banteguje ko baza gusaka ahubwo nagiye kubazwa kuri RIB bamaze kumbaza baravuga bati noneho tunajyana iwawe tureba aho hantu hakorewe icyaha ubwo rero je narinzi kuko na lawyer wanjye umburanira mu mategeko yarahari aravuga ati ntacyo niba bagiye kureba hanze ko hateye nta kibazo baje rero nzi yuko ibyo bagiye gukora ari ukureba hano hanze cyangwa yenda se no muri salo hanyuma bageze hano bamurundi rupapuro bamaze kureba hano hari ibyo bakubwiye mu magambo baje nko gufotora cyangwa kureba hanze baje muri rusange ari bane hano hanze tuhasanga undi muntu ngushinzwe umutekano ngo mu kagari we yari bamuteguje hageze imbere hanyuma ko nayo kumwe n'umburanira mu mategeko angejeje hano avuga ati ibintu bagiye gukora ni ibintu byoroheje giye kangende kuko bari bamubwiye yuko ari ukureba muri salo no hanze hanya bageze hano barinjira banyuramo barafotora n'iki ngize ngo bagiye kugenda bamurundi rupapuro rundi rw'ikindi gikorwa gikeneye ako kanya rw'ikindi cyaha
kuko ubwa mbere bandegaga ngo ko nashatse gufata ku ngufu ngo umukobwa muri 2017 hanyuma baje hano kunsaka mbere yuko bajya gufotora ibindi bintu byose ibintu byo mu nzu byose barabifotoye bampaye noneho urupapuro rwanditseho yuko ngo hari umukobwa ngo wakoraga hano muri 2012 ngo nafashe ku ngufu none ngo sugushaka gufata ngo nugufata we icyaha cyarabaye uwa 2017 icyaha warakigerageje ariko nticyabaye naho uwa 2012 cyari cyarabaye kikaba kigiye kuregerwa muri 2021 cyakozwe muri 2012 ndabaseka ndareba rwose tubabwira nta kibazo niba ari ibingibi se ko mutari mwabimbwiye bati nabwo ubwo tuzakubaza nta kibazo rwose kuko nasanze kuko nakubwiye ibingibi byose mbona ari propaganda icitse ndavuga nti rwose nta kibazo mwinjire musake ariko ukuntu babikoze nibyo bisekeje kubera yuko hano hanze hose barahafotoye nta kibazo kirimo bajya muri saro ibintu byose barabifata barabifotora batangiye no kumbaza abana banjye ndavuga se abana banjye bo bahuriye hehe ni icyaha nakoze bata umugore wanjye se we muramushaka he niba muvuga yuko hari umukobwa nashatse gufata ku ngufu hari ubwo mugeze mubwira ko ari umugore wanjye bati rwose ugomba kubitwereka kubera ko ntacyo nikanga ndabibereka n'abantu bari muri ayo mafoto urabona mu nzu ko hari amafoto yose bagenda babaza uyu ninde mupfaniki ibintu nk'ibyo baragenda bafotora ari nako ayo mafoto bayafotora abanyine uko nababwiraga ikintu cyose baragifotora ese namwe tuse n'ababaza twibyibazaho namwe mubyibaza tunabivugaho byaba bikwiye ko n'ikidafite isano n'icyaha kibazwaho gifotorwaho akantu kose akantu kandi aho ntihaba harimo no kurengera uburenganzira bw'umuntu icyo nakwita privacy ibyo ni ikibazo tuzashaka amategeko akadusobanurira ariko murumva ko bageze mu rugo iwe bagiye bafotora akantu kandi ibidafite isano n'icyaha ibyitwa ko bifite isano n'icyaha icyaha kimwe cyabarwa ko cyabaye mu myaka ishize ikindi cyari cyacyarwa ko cyabaye mu myaka igera kuri 9 ishize muri 2012 2017 ni icyaha yakekwagaho ko yagerageje gukora ariko nticyacamo yaracyifuje cyangwa yarakigerageje atanta ariko nticyabaye mu gihe noneho 2012 ni icyaha gisa na cya kindi ashinjwa cyo muri 2017 ariko noneho 2012 bikaba bitarabaye bigeragezwa ahubwo mu cyaha cyarabayeho kuba cyarabaye 2012 kikaburanwa cyangwa se kikaregerwa 2021 ese uwareze uwakoreye icyaha nibwo abakangutse nibwo abayibutse ko icyaha cyabaye ibyo tuzabaza abanyamategeko turakomeje na Dr. Kayumba Christophe ukitubwira ukidusobanurira utubaherera iruhande bafotora ikintu cyose kiri muri saro ifoto bazifotora bambaza ngo uyu ninde mupfaniki umufasha wawe ari hehe n'uwuhe abana bawe n'ibindi umvaga nta kuntu bikwangamiyemo cyane ibintu bijyanye n'abana banjye n'umufasha wanjye kuko ntaho bihuriye n'icyaha bandega kuko icyaha nk'uko ubizi icyaha ni gatozi none kuba bambaza abana banjye amafoto yabo amafoto y'umugore wanjye ndetse igisekeje hariho na murumuna wanjye wabaga hano witabye Imana ngira ngo mu 2015 nawe bamumbarijeho ngaho mbaza umuntu bakubaza murumuna wawe ngo niwe wabibonye gose si ubushinyaguzi bagahitamo umuntu utakiriho bakamugira umutangabuhamya. Dr. Kayumba Christophe avuze ko ibyo kubwirwa na RIB ko umutangabuhamya ku byaha ashinjwa ari murumuna we wipfiriye mu mwaka wa 2015 ngo ayibone nk'agashinyaguro. Ariko si ibyo gusa arakomeza aratubwira ko umwe mu bateguye ngo bamushinje ibyaha bihimbano ari umudamu wubatse wakoze mu rugo rwe yakira umukobwa hagati y'umwaka wa 2006 na 2012. Yatangiye gukora hano mu 2006 ahava mu 2012 yigeze kumpamagara ambwira yuko bamuhamagaye ambaza ati rwose bagiye kumbaza ibiki byagenze gute. Yaguhamagaye ryari? Yampamagaye nyuma y'iminsi 2 bamaze kumbaza bwa mbere. Yarambwira ati bampamagarire bashaka kumbaza ibintu bijyanye nawe ubuse nababwira iki. Ndamubwira ahubwo
dufite n'utwunganira mu mategeko mutegereze muhana telefoni zabo nibaza yinda ari we babajije ibintu nk'ibyo ngibyo ariko nk'ibyo ngibyo kubaza abarumuna wanjye witavye Imana jye nifashe nk'ubushinyaguzi ndababwira se mwagiye mu ijuru muramubaza urabona hariho n'ibindi bakoze nkabona ari ibintu bisekeje bajya muri kugenda mu cyumba aho ndara uburiri bwanjye bakabufotora amashuka bakayafotora uburingiti bakabufotora imyenda yanjye bakayifotora bitabayemo se ubuswa banyumve neza simbisabaswa ariko bitabayemo ubuswa imyenda umuntu yararagamo amashuka muri 2006 2012 umuntu wifashije wifite ni ngombwa amashuka ya 2012 amara indi myaka 10 akiyaryamamo sinzi nyine ibyo barebaga bajyana aho dukarabira hose barahafotora ndetse banambaza ngo ububido ngo kuki mfite ububido bwinshi ngo ububido bwinshi aho nkarabira ndababwira ariko mwisetsa munasetsa mwe so ahubwo giye icyo nakuyemo ndababwira ahubwo ubu ngira ngo murashaka kugira ngo muzaje gushaka abantu mubereke je nabonye bibasa nkaho bashaka kugira ngo bagende bahamagaza abantu bavuge bati murebe ibintu byawe ukuntu bimeze abo bashaka kugira ngo bambeshye babereke bati kuko bagiye naho ntekera baravuga se ngo niho yafatiye cyangwa yatakiye gufata bafata amasahani barayafotora amasahane mu inganda nta ruganda rukora amasahane ya Dr. Kayumba ku isi rwihariye rwonyine ayo ufite hanga ni wanjye ndafite na cameraman turi kumwe afite n'undi wese yagira so jewe rero nabibonye nk'ibintu bisekeje ndetse n'abari baje bavuye muri RIB ndabibabwira yuko ibingibi bintu ari ibintu bisekeje ndababwira nti ari jewe barambwira bati tugira inama ndababwira nti ahubwo kuko iyo bakubajije bakubaza ibintu bibiri bakubaza ikindi cyushaka kongeraho nabongereho ibintu bitatu cyambere ndababwira ndagira inama RIB gushira amafaranga n'umwanya wayo mu gukora ubushakashatsi ku byaha bya nyabyo byabayeho apana iby'ibihimbano icyo cyabirongeyeho ndababwira icya kabiri kugira ngo cyambere wasabye kongera budget imbaraga ngewe nababwiye ko umwanya wabo na bije nkeya bafite bagomba kwishyira mu byaha bya nyabyo apana nk'ibi ngibi by'ibihimbano cya kabiri ndababwira rero ndabagira inama nanone ko ibi bintu nk'ibi ngibi byaha mu nkurikiyeho mwabireka namwe murabibona yuko muri ho mushakisha ibintu bidahari ntangijisha ku uyu munsi umunsi ukurikiyeho habonetse umuntu unashatse gufata ariko ntimurekeye aho haje n'undi ngo muri 2012 nayo nashatse kumufata kandi niyo mukobwa bavuga uyu mugabo wakoraga hano babajije yavuye hano bashakanye ari umugore n'umugabo ndabafasha barashakanye ngaho mbwira kuko uyu umugore wubatse wabyaye kuko nyuma barabimbajije uyu mukobwa ndavuga uyu nguyu ko yashakanye se n'umukozi wanjye wari uhari icyo gihe bombi bakoraga hano bahava bagiye gushakana bashinga urugo none niwe muvuga kandi narabafashije ngo bashakane urumva ko harimo ikibazo cya nyuma ndababwira nti rero mu byandike yuko ibi ngibi byo gufata amafoto mwabifashe kugira ngo abo mushaka ngo bazampimbira ibyaha muzayabereke bazaze bazavuge ko bazi mu nzu ndetse banagaragaje ko n'abana banjye babazi n'imyenda mfite bayizi na saro bayizi birimo saro ibitabo babizi amasahane bayazi bazi ukuntu inzu yanjye mbere bimeze n'iki ni nk'ibyo kubereka kugira ngo kuko ari umushinjacyaha ntabwo yabimenya ko ari amafoto wamweretse ariko ashoboye kuvuga ati uburiri bwe buteye gutya afite imyenda isa gutya n'akabati kameze gatya mu cyumba cye ndakumvikana ko avuga hanaze akanamubwira ati harimo n'ububido akanamwereka neza ati reba n'umwana we n'uyu n'umwana we n'uyu n'umugore we reba umushinjacyaha yavuga ati nibyo yabimenya ate
so narababwiye nti ibi rero byo kuko baravuze ngo ubusubizo icyo tuje gushaka ndavuga nti kuko jewe ntabwo ndi umwana ndi umuntu ukora n'itangazamakuru rishingiye ku bucukumbuzi n'ubushakashatsi investigative journalism ndi n'umushakashatsi iyo utangiye kumbaza ibibazo nshobora kumenya aho uganisha iyo utangiye rero gufotora amakariso yanjye nibaza aho uyajyana iyo utangiye kujya mu aho nkarabira ugafotora ibintu byose birimo n'iki ukanashaka kugira ngo umenye amazina y'abana banjye hano bari bafite imyaka ingahe mpita menya icyo ushaka naso ndababwira nti ibingibi byandike kugira ngo n'umushinjacyaha azabimenye ko nayibabwiye mwaje gufata ibi bintu byanjye kugira ngo abampimbira muzabibereke mbere y'uko bavugana n'ubushinjacyaha. Icyo kibazo nakibajije umuvugizi w'ubugenzacyaha ni Dr. Thierry Murangira, ni kujya gufata ibyitwa ibimenyetso by'icyaha imyaka 4 cyangwa irenga nyuma yaho bisobanuye iki? Ese ibyo bimenyetso bigihari? Igisubizo cye nuko ari crime scene reconstruction, ni crime reconstruction, kongera kubaka ibigize icyaha. Niba bisobanuye neza. Mwari amakuru muraho neza? Amahoro se? Na amahoro. Nabonye uri wampamagaye. Nanahamagaye nshaka kubabaza mwagiye gusaka mu rugo kwa Dr. Kayumba. Ntabwo twagiye gusaka. Igikorwa cyari cyakozwe buriya mu kazi k'ubugenzacyaha habaho kugera habereye icyaha mukareba ibyo bita crime scene reconstruction, kuko biba byiza ko niba umuntu yakubwiye ati icyaha cyabereye aha nirukankira ahangaha nsohokera ahangaha, uba ugomba kugenda ukareba ko ibyo bintu ukabihuza n'ibyo yakubwiye. Atakubwira ngo hari umuryango, hari umuryango wagenda ugasanga ntawo. So ni muri urwo rwego twagiye, ntabwo twari gusaka. Yari muri crime scene reconstruction. Impamvu ngise gusaka nuko hari ibintu mu makuru twagiye tumenya mwaba mwaratera abakozi banyu baratayaguye hejuru bashyira hirya no hino bafotora buri kantu kose. Oya, aho ntabwo duteragura ibintu hejuru. Icyo twagiye ni ukureba, ukareba imiterere y'inzu, ukareba compound, ugafata video, ugafotora, kuko mu bugenzacyaha ugomba gufata amashusho yo kugira ngo mu bucamanza bizagaragare dore aha niho havuga ko habereye ibi byagenze gutya na gutya na gutya. None se crime scene reconstruction. Iyo ni crime scene reconstruction uko bimbwiye, iyo hashize imyaka nk'itatu hafi 4 ubwo ntiyaba hari byahindutse byataye umwimerere wabyo ugereranije n'ikirego n'igihe icyaha. Ibyo ni byo ubugenzacyaha bujya kureba, nibyo bujya gusuzuma, nibyo gukora. Yego. Hanyuma se iyo hari ibishya byabayeho cyangwa se kwimuka cyangwa guhinduka, nabyo mu bikora analysis yihariye cyangwa navuze nicyo ubugenzacyaha bukora. Bureba ibyo byose uri kuvuga. Akanyuma nababaza, iyo bigaragaye cyangwa bizwi ko wenda umuntu avugaho yarazi, asanzwe azi, yaba yarahageze cyangwa yarahabwiwe ariko akaba hafite mu mutwe, niyo yaba atarakandagiye akabaza uko hateye, ibyo hari ukuntu mu bigenzura mukabimenya? Niko kazi k'umugenzacyaha. Kugenza icyaha hazamo analysis y'ibyo byose bavuze. Iyo bigaragaye guhuza ibyavuzwe n'ibikorwa, niyo analysis nicyo ikora. Iyo bigaragaye ko muri uko guhuza ibimenyetso n'icyaha n'igihe cyabereye, iyo bigaragaye ko watanze amakuru cyangwa uwareze abeshya cyangwa aremekanye ibimenyetso, n'akazi k'urukiko. Kandi biba byakozwe namwe. Urukiko narwo rugenzura ibimenyetso byabaye submitted. Yego. Nirwo rwemeza ko ibimenyetso bifite ishingiro nta shingiro. Hari abandi bantu mwahamagaye kuri ya case nanone babanye nawe, bakoranye nawe? Oya, icyakozwe buriya ubugenzacyaha bufite uburenganzira bwo bwabaza umuntu uwo ari we wese waba ufite amakuru ku cyabaye. None icyaha ko cyabaye 2017 ariko bamwe mu mwahamagaye bakaba barakoze iwe muri 2006, 2008, 2010. Ubwo ntibyari bihari cyane.
igihe tujya hariya kwa Kayumba warajijwe n'umukozi umwe twasanze. Yego. Abo bakera ntago murajya igihe kubaza. Ibyo ni ibanga ry'ubugenzacyaha, ntabwo bavuga ngo nabajije sinabajije. Murakoze cyane. Murakoze. Icyo kintu nugihuza reconstruction y'icyaha cyangwa ibigize icyaha n'icyaha n'ibyagukorewe, ibyo bintu fasha kubihuza ari nako ufasha abanyarwanda badukurikiranye kumva icyari cyo. Nanjye narabisomye mu bitangazamakuru bimwe na bimwe bavuga yuko baje kureba ahakorewe icyaha n'ukuntu hateye. Ibyo ngibyo nta n'ikibazo mfitemo kuko twanavuye kuri RIB babwira nti rwose nta kibazo kirimo kuko uriya mukobwa bavuga ngo yafashwe ku ngufu, urebye na hano ukuntu hateye urabona ko hari urupango. Cameraman yasa n'uyobora abantu bakabona urupango ko usafunganye. Urabona ko hari urupango kandi umukobwa avuga yuko ngo yirutse ngo yirutse agakizwa n'amaguru. Ngaho nyereka wowe aho wakizwa n'amaguru hano ari wowe, nyereka reba hari ukuntu hareshya n'ukuntu hafunze. Umwana w'umukobwa uri muri kaminuza yaragurutse. Ibyo ngibyo narabyumvaga. Icyo ntumva ni aho ibyo ngibyo bihuriye n'amafoto y'abana banjye. Bihuriye he n'amasahani, bihuriye hehe n'icyumba cyane, bihuriye he n'utubido ngo ndukoresha iki? Ndaseka utubido wadukoresha iki? Bose babonaga uducuruza, babonaga sinzi ngira ngo bari bazi ko harimo kanyanga, simbizi. Narabisetse ndababwira nti ntabwo ari ibintu ngewe numva nduva ari ibintu bisekeje, ariko ntiwamenya. Ubu ndategereje kugira ngo ndebe uko bizagenda. Icyo nzi nuko ibyo ngibyo byo bakoze ntaho bihuriye n'icyaha bandeka ukurikiranyweho. Dukomeza umaze kudusobanurira icyo tugitinzeho. Impamvu tugitinzeho nuko ntabwo gisobanutse ukuntu harimo urujijo, harimo icyuho. Ese mu gusaka fasha hanga mpereye ku bantu bajya bavuga ngo baje kubasaka babasigeramo urumogi mu nzu, nyuma ngo baza kurubarega, baje kubasaka basigamo grenade cyangwa se ikindi gisasu ngo buracyabaza kukibarega. Simvuze ngo barabikuzaniye, ariko nashaka kumenya aka kantu. Ese bagendaga umujyi umwe mukinjana mu cyumba, wavuze ko bari bane n'uwa gatanu wasanze ahangaha wundi yahageze. Abo bantu uko ari bane cyangwa batanu mwinjanaga mu cyumba uri kumwe nabo kareba buri kantu kose basaka icyo bagenzura, cyangwa bijyanagaho bashatse bakanagenda utabakurikiye? Icyo ugisobanura abanyarwanda baduteze amatwi kugira ngo bamenye niba ntaho cyagongana n'abo ngabo bajya bavuga ngo umuntu wamusesekeyemo ikintu baza kukimushinja bukeye. Wowe byagenze bitanga mwabaga muri kumwe? Icyo ni ikibazo cyiza. Bakigera hano ntabwo nigeze mbyitaho. Kuko ndabizi ko ndi umwere, ntabwo nigeze mbitaho ngo mbagende inyuma ndebe buri muntu hagiye. Buri muntu yajyaga ahashatse. Hari ufotora akajya inyuma, yenda turi muri salo hakaba hari abandi basigaye hano hanze. Bari bafite kamera zirenze imwe? Bamwe bakoreshaga amatelefone, ariko hari umukameraman ari byo ashinzwe gusa. Sinzi niba ari byo ashinzwe telefone z'iki gihe zi professional zifotora nka kamera neza rwose. Ariko hari uwari ufite kamera nk'izi rwose, agenda ahantu hose, hanyuma n'abari abandi bakajya aho bashatse. Ntabwo rero nigeze ntekereza nkuko iyo menya mbere nk'ibyo ngibyo byo wambwiraga, nkavuga nti tujyane murebe ahantu hose mpari. Buri hantu bakarebera rimwe bakafotora rimwe bakava mukajyana ahandi? Oya, buri muntu yajyaga ahashatse. Kereka ku rugi, ku nzugi niho bambwiraga bati fungura aha, ariko hari ubwo umwe yasohokaga nkamukurikira undi agasigaramo. Ntabwo ndibaza yuko ari ibintu bijyanye no kuba kuko jewe natekerezaga yuko ikibazanye ari kureba koko niba aho ngaho hakorewe icyaha. Sinigeze rero nkora ibishoboka byose ngo tugende twese aho bagiye mbe ndi nabo. Hari ubwo nabaga ndimo kubereka icyumba, abandi bari mu bindi, abandi bagiye hanze, abandi bari muri salo gutyo.
ubwo si umwe yabaga ari mu gikoni undi ari mu cyumba undi ari muri salo undi ari hanze undi muri kumwe aho ngaho muri nta mpungenge guteye ubu ngubu bimbaje nyuma nibwo nabitekerejeho ndavuga abantu banafotora icyumba cyanjye bakambaza amazina y'abana banjye bagafotora amafoto yabo ubu ngubu habaye ikindi kintu bashyira mu nzu kuko hari n'abo bashyiramo amajwi kumviriza hari n'abo bashyiramo nk'ibyo wari uvuze ariko kubera ko giyewe bakigera hano uvuze aho bashyiramo udukoresho dufata amajwi hariho bajya bavuga bati bashyizemo udukoresho ubu se nibwo bwa mbere wakumva yuko hari inzu baza bagashyiramo udukoresho bibaho cyane simvuga hano yenda mu Rwanda n'iki ariko giyewe icyangombwa cyo nshaka kubwira ababakurikiranye nuko giyewe baza ahangaha kubera ko ntacyo nikangaga kubera yuko ndi umwere kandi n'aba ngaba baje hano kundeba ni umwe muri bo ni n'umuntu nzi wari ubakuriye yigeze no kubaho umunyeshuri wanjye nari mbafitiye rero icyo cyizere ntabwo nagiye mbakurikirana ariko nyuma niho namenyeye yuko kubera ko bagiye bajya ahantu hatandukanye icyarimwe mu gihe gitandukanye kuko baravugaga bati tufunguye na kiriya cyumba ariko icyo tuvuyemo harimo abakirimo nakubwiye ko bari 4 na wa wundi wa 5 hari ubwo hari ababaga basigaye muri salo abandi bakajya mu kindi cyumba so ntabwo rero nshaka kubitindaho ariko icyo nshaka kuvuga nuko ntabwo aho bagiye hose twabaga turi kumwe kuko hari n'uwo nasohotse nsanga hariya hanze arimo arabaza umukozi wacu ariho areba n'ibiri inyuma y'inzu nyuma y'inzu kariya kazu kabaho igikoni n'inzu y'abakozi nabo areba inyuma ariko kubera ko nzi yuko nta kintu mpisha ntabwo nigeze mbyitaho tumva bimeze nka movie shooting ese wajya muri filime baje gukina ahangaha bagenda bahuza utuntu niho bafata utuntu twinshi cyarimwe bakazabuza bakano gatoya cyangwa ubwo yenda ubwo ngiriye inama nazareba nkagenda ndeba niba ntiwamenya icyo bagiye bapfundikanya kuko je ntikekaga ntabwo nigeze nkurikirana ngo ngene ndebe buri muntu wese harimo ikibazo harimo urujijo harimo icyo nkuko twavugaga ariko inzego zibikora zifite uko zibisobanura impamvu yabyo cyakora birumvikana nkuko abyisobanuriye kera ikoranabuhanga nk'iri ritaraza nibwo ibintu nk'ibi byakurwaga mu ibanga bikazagenda birangira mu ibanga umuntu icyo wamutuye hejuru abantu bose bakacyumva aho nubwo atavuze ko yishinganisha ariko birumvikana ko ejo cyangwa ejo bundi haje akantu gasesetsa ahantu se gitangaza ko kaba gafite n'igihe kasesikiwemo nubwo tutabishinje inzego ariko byose kuri isi nta kidashoboka turakomeje turacyari kumwe na Dr Kayumba Christophe umunyapolitike musanzwe muzi nk'umwarimu muri kaminuza academician akaba kandi ari inzobere mu gitangazamakuru umusesenguzi mu bya politike akaba inararibonye mu gukora ubushakashatsi n'ibindi byinshi ubutabera bw'u Rwanda ryo bukurikirana wagiye ureba imanza zicibwa tukabijyanisha n'imiyoborere myiza ahangaha uhereye kubyo usanzwe ubona ibyo yagiye wumva bavuga ngo bararenganwa bararegwa ibyaha ibi nibi rimwe na kumva harimo amakabya nkuru cyangwa kurengera cyangwa gushaka gusiga icyasha inzego ukabihuza n'ibyo ukorerwa cyangwa ibyo abarwanashyaka b'umuryango mwashinze wowe n'abandi bakorerwa ukabihuza n'ibyakurira abandi nkabo imbere yaho urahisura imeze ite ubutabera bw'u Rwanda mu guca imanza mu kugenza ibyaha mu gushinja ibyaha no mu kubikurikirana unagerekeho no mu ifungwa kuko byose babinyujijemo cyo ni ikibazo cyiza cyane ariko kubera yuko dufite n'ibi byaha bagenda baduhimbira dufite n'umurwanashyaka wacu uri mu rukiko ntabwo nza kubivugaho byinshi ahubwo ndaza kwibutsa ibintu bitatu icya mbere nicyo nandikiye perezida wa repubulika itariki 10 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2021 wa 2021 kimwe mu bibazo namugejejeho namubwiye ni ikibazo cy'ubutabera ndetse mubwira yuko nagikurikirana amaze umwaka wose ngikurikirana nkurikira ukuntu polisi ikora nkurikira ukuntu RIB ikora ubugenzacyaha nkurikira
ukuntu ubushinjacyaha bukora, parquet prosecution, nkurikira ukuntu inkiko zikora n'abacamanza ukuntu bakora, mbaza abantu benshi banyuze muri izo nkiko ndetse n'ibintu ndimo kwandikaho muri rusange ukuntu inzego z'ubutabera zose zikora. So ni ikintu ndimo kwandikaho, ariko icyo nabwiye perezida wa repubulika nuko inzego z'ubutabera zitigenga. Nicyo ahanini ubona. ubwo uravuga uhereye kuri polisi ukageza hano mu rukiko? Nkurikije ukuntu inzego z'ubutabera zikora, kuko abo nabajije bahoze ari abacamanza, harimo abahoze ari abagenzacyaha, abahoze ari abashinjacyaha. Nkavuga rero yuko kugira ngo duce akarengane tugomba kubaka ubutabera butajegajega, ubutabera bwigenga. Ndetse na muhana ingero ndamubwira nti ugiye kureba ukuntu inzego zikora, 90% irenga y'abagezwa imbere y'urukiko ntabwo bajya bemererwa kuburana bava iwabo, babima gufungurwa by'agateganyo, gufungurwa ngo baburane bava iwabo. Ibyo bikababuza uburenganzira ku bimenyetso bibashinjura. Ntabwo ari ikibazo gikuru kiri aho ngaho, nuko inkingi ya mwamba ubutabera ahantu hose bushingiyeho nuko uri umwere kugeza bagukatiye. Iyo rero banze niba uri umwere hanyuma bakagufunga utarakatirwa, hashira umwaka umwe cyangwa 2 cyangwa 3 cyangwa 4 ugifunze bagasanga uri umwere, ya myaka 2 wamazemo ni ruzayishyura. Kanguha urugero utakaje byinshi. Nk'uyu uyoboke wacu bafunze umwaka ushize yamaze amezi 10 bamufunze, urukiko rusanga ari umwere. Umugabo bamushinjaga iki? Icyo ngicyo rwasanze kitamuhama cyari iki? Bamushinje ibintu byo gukoresha umutungo nabi. Yari accountant, hari ikigo, hanyuma asezeye aho yakoraga ntiyahita asubiza computer. Hanyuma umukoresha we aramwandikira aramubwira ati subiza iyo computer. Hanyuma amwandikiye ibaruwa yajyanye kuri IREME, bamushinja ko yibye, bamushinja ko yakoresheje nabi umutungo w'icyo kigo. Hanyuma yamaze mu mwaka, ariko hari n'abandi nyuma uwo mwaka urangiye bati uri umwe nta cya kiguhama. Nta nubwo ariko wanarega, ntabwo itegeko rikwemerera. Hategeko mu Rwanda ritanga ingurane cyangwa indishyi ku muntu warenganijwe cyo. Nacyo ni kibazo n'icyo mu mategeko. Ubwo yafunzwe na leta, kuko RIB ni leta, ubushinjacyaha ni leta. Ndi bugwa nagusabira nkuri baguhe ntibakurekure, ako ntiwabureka. Ngaho ibaze ninde ubisubiza. Kandi ngewe nzi abantu benshi ubu ngubu bafunze, harimo n'abanyamakuru 3 b'iwacu TV bamaze imyaka 2 hafi 3 bafashwe muri 2018. Imyaka 3 ntibaratangira kubanishwa mu mizi, baracyaburana ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Uzi ukuntu kariya ko babafungiyeho bakita iminsi 30. Nyine iminsi 30 maze imyaka 3. Iminsi 30 none igeze imyaka 3. Ubwo se ubwo n'ubutabera icyo nacyo narakigaragaje. Kubera gufunga abantu, hari abantu nakoze n'ubushakashatsi nkiri muri gereza. 20% irenga y'abantu bafunzwe nabafunzwe iminsi 30. Umwe kuri 5 mu bantu batanafunzwe umwe afungiye iminsi 30. Ariko hariho birababaje. Hariho nakandi kantu namubwiye. Mu Rwanda gereza nicyo kigo cyonyine cyarengeje umubare w'abantu bagomba gufata. Ugiye kureba raporo y'abadepite ivuga yuko gereza zarengeje ubu ngubu zigeze kuri 124% y'abagomba kubamo, yarengeje 100. Ariko nta ruganda na rumwe, nta company nimwe yari yageza no kuri 80%. Inganda nyinshi uzabaze ngira ngo kwiho burarirwa na skoro nibo bagerageza, kubera yuko ngira ngo abanyarwanda baragira bakari akenze bagafataho.
ariko ugiye kureba abakora amata abakora iyi myenda inganda nyinshi ntabwo sima tuyikura hanze ntizifite abakozi buzuye umubare w'abakenewe ntabwo ari abakozi babyita capacity y'inganda kuko buri ruganda rugira capacity nta na rumwe dufite rwari rwagera no kuri 80%. So kubera iki kuki kandi ntabwo badukiza natwe kumva neza kandi 80% y'iki y'ibyo uruganda rugomba gukora katuvuge nka sima u Rwanda rufite intego yuko tugomba kwihaza muri sima ariko sima dukora hano idufasha 40%. Sima nyinshi tuyikura hanze y'igihugu ntabwo dufite capacity ihagije yo gutuma uruganda rwa sima rukora sima u Rwanda rukeneye isoko ry'u Rwanda cyangwa katurebe umuriro ewasa ewasa n'amazi wasake n'amazi ewasa y'umuriro nibura byabaye rege bagenda babihinda ariko tuvuga umuriro uruganda rw'umuriro tugomba kwihaza ku ruganda kugira ngo ariko ubu ngubu tugeze kuri 70%. ariko si mbere nayo niyo cyangwa ni yanditse ukwirebye umuriro hano muri Kigali urahari koko pe ariko nujya mu ntara ushaka kurenga uturere tune dutanu ahantu hari amashanyarazi ari ngo zitajya no kwesha iyo tuvuga umuriro ntabwo tuba tuvuga gusa mu nganda za hari abantu bakomeye bambara karivati nkanjye tuba tuvuga mu gihugu muri rusange tuba tunavuga inganda ko hari inganda nyinshi inganda kugira ngo igihugu gikire inganda zigomba gukora ibintu byinshi kandi bikoresha umuriro udahenze ariko hari inganda zigikoresha generators kandi uwo muriro wa generator urahenze zo bitaza motero cyangwa katuvuge inganda zikora imyenda myinshi tuyikura hanze kubera iki kubera ko inganda zacu ntabwo zifite capacity yo gukora imyenda icyo nshaka kugaragaza ni iki nuko abanyarwanda bakurikiranye televiziyo yanyu bakwibaza impamvu gereza ariyo yarayengeje umubare w'abantu bagomba kuba bari muri gereza ikagera ku 100 ikanaharenga ikongeraho 24% bakaba ari benshi kandi mu Rwanda hari amahoro ntivuga ko hari amahoro mu Rwanda hari amahoro hari umutekano ubukene bwaragabanyije hagati ya 2011 na 2015 na 4 bagabanyijeho miliyoni yose ku 100 y'abantu bavangutse niba mu Rwanda kandi mu Rwanda ngo nta byaha mukora byaha nabyo biri hasi uzarebe rwose ngo kuri street ibyaha n'ibike ugereranyije n'ahandi so niki rero gituma mugira gereza zuzuye kandi narebye kuko abandi banavuga bati nuko dufite imfungwa nyinshi za politike amini za bakoze genocide ntabwo ari byo abafungiwe ibyaha cya genocide nta nubwo bageze kuri 20%. Katuvuge nka mageragere mu mageragere hari nibura 10,000 muri rusange nyifungwa ariko abafungiwe genocide ni 1,900 n'abandi barengaho 1,900 n'abandi barengaho so urabona ko ntabwo bavuga ngo ni ikibazo dukomora mu mateka icyanyuma bijyanye n'ubutabera ni ibintu bijyanye na rules of procedure mu Cyongereza mu Kinyarwanda n'ukuntu iburanishwa rikorwa mu nkiko ndetse n'ukuntu umuntu afatwa akenshi abantu babafata nta rupapuro rubafata icyo kintu kiriho uretse n'urupapuro nta nubwo babiyereka nibyo ntabwo wazamubwira ati ndi umukozi w'inuru ujya kwereka umuntu agukwisa amapingu ibindi ngo urabimenya ugeze yuge kubera ko abanyarwanda bahahamutse ku kintu cyitwa icyaha cyo guhangana n'inzego hahandi bavuga ngo yafashwe ashaka kurwana n'abapolisi ashaka kurwana n'inzego z'umutekano baramurasa arapfa sinzi impamvu buri wese agomba kuraswa agapfa adakomerekejwe ngo azavurwa ariko icyaha kinakurikiranwe n'abandi bagifatanije babashe kugikurikiranwaho icyo kintu cyo kutereka ngo ngewe ndikana kandi urwego nje kugufata mfite uburenganzira ubu inyandiko ni igufata ni ngiyi ukurikiranwe ibi nibi
habura iki kugira ngo icyo kintu gikorwe? bibura ibyo binyuranyije n'amategeko. Amategeko avuga yuko niba umuntu ugiye kumufata ugomba kujyana urupapuro rumufata, ariko ukanamwibwira uwo uri we. ukamubwira uti ndikana kareba urupapuro rugufata n'iki. Igisekeje ntabwo ari n'icyo gusa, ahubwo iyo mugeze mu rukiko, kuko iyo bamaze kugufata, iyo bakugejeje muri RIB ihita yandika yuko uyu muntu kanaka yitwa kanaka twamufashe kuri iyo tariki n'icyo ngicyo, bakakufata bakasinyaho, nawe bakakubwira bati sinyaho. Iyo ugeze mu rukiko baravuga ngo iyo ngiyo niyo bagufatiyeho, kandi si byo. Je niko babikoze ubwo baheruka kumfata, ndababwira nto ibi ngibi ntabwo bamfatiye i Remera muri saro, nta rwandiko bafite, ariko ibi ngibi byo muvuga babyandikiye muri ofisi ya RIB. Ni nacyo kintu bakoze kuri uyu nguyu Nkusi bamufata yari arimo agenda hariya sehashika. Umuntu nk'uko uvuga muva inyuma yari yamukurikiye, ahita amufata, hamagara abantu bakora muri Cisco hirya y'umutekano yahoze ari intersect. Baramufata bamujyana mu kazu kabo, batangira guhamagara imodoka yo kuza kumufata, ataramenya n'ibyabaye. No, ahubwo bite kuri humufata bite wowe urinde. Ariko ubu ngubu uzarebe najya mu rukiko, yagejejwe mu rukiko, bazavuga yuko buri yamukoreye igipapo. Ubu bazabona ngo nicyo bahereye. Bavuga ko banamufatiye ngo muri Gasabo, nkurikije icyayi papuro cya mbere cyasohotse. Ntabwo ari byo bamufatiye sehashika. So nkibaza rero yuko ibintu bijyanye n'ubutabera n'ubwo, kuko nakubwiye yuko ndimo kwandika igitabo muri rusange kijyanye n'iterambere n'impamvu u Rwanda rugikeneye. Kimwe mu mpamvu u Rwanda rugikeneye ni ikibazo cy'ubutabera, kuko ubukire, hari abantu batekereza ngo ubukire buva muri aya mazu maremare no kubana akazi keza muri izi bigo bikomeye. Ubukire bunatangirira iyo ufite ubutaka bwawe hariya, ese wawubyaza umusaruro nta uje kubuguhuguza. Ese iyo umuntu abuguhuguje ukamujyana mu rukiko, ubona ubutabera cyangwa baguha iminsi 30, ukagenda ukayimara muri gereza, ukazagaruka bavuga bati ahubwo wa muntu yarakurenganyije. Dr. Kayumba Christophe, tugiye kugana ku musozo. Hari byinshi dusanuriye, wavuze ku butabera, ariko hari akantu gato shaka ko umara abatsiko ku badukurikiranye mbere yuko nkubaza ikibazo gisoza cyanyuma. Ese iryo bazwa utweretse ukuntu Nkusi yafashwe, bavuga ko yafatiwe Gasabo, hafi ya Gisozi, bamugereka, bamushinja ibyaha binyuranye, nyuma biza guhinduka ubu mu bugenzacyaha hari ibindi byashyizwemo mu bushinjacyaha, nuko mu rukiko akaba afite ukundi byaje bimeze, byabaye 3 mu gihe ushize byari 2. Utubwiye ukuntu aho yafatiwe, avuga tufatiye iki, bamushyira muri Cisco yose na RIB, ariko urumva ukuntu bashobora gufatanya biba byabaye ngombwa. Watubwiye ukuntu wagiye uhamagarwa ukagenda ukamara amasaha 4-5 uri kubazwa. Hari umunsi wagiye saa 8 uva saa 9 z'ijoro, wikeye umukozi ahamagarwa nyuma ya saa moya, na ku masaa 9 z'ijoro agenda agaruka saa 3 z'ijoro. Ibyo byose ni ibintu birimo igihu. Ese kubijyanye n'ibazwa, iyo ubazwa amasaha 5, ejo ugasubirayo cyangwa ikindi gihe ugasubirayo inshuro zingahe, ubona niki? Ni ibibazo sinkubwira ngo winjire ngo tibambazaga iki ABCD, ariko icyaha nk'icyo ngicyo wifuje cyangwa wagejeje gufata umuntu kibazwaho amasaha ngahe, uteranyije amasaha byafata imyaka ingahe kugira ngo kibazwe cyumvikane? Ntabwo nza kubitindaho cyane, kuko ibintu byibazwa n'ukuntu bakubaza ni ibintu bireba ubugenzacyaha RIB. Ariko icyo navuga, hari ubwo banakubaza ibintu ugaseka, nkanjye narasekaga ngo bakwitane. Baranyitande, mumaze kumfunga 2, ubuse muno ntago muzi izina ryanjye, ngo wavutse itariki zingahe, ngo warashatse. So hari ibyo babaza, akenshi hari ibyo babaza ukumva babifite mu mashini yabo, ako bashaka kugira ngo ubyivugire. Hari n'ibyo bavuga bakabisubiramo. Ngiye ikibazo ahanini mu butabera ntabwo nkirebera mu nshuro umuntu abazwa cyangwa ibibazo abaza, ahubwo nkirebera ese baza kukubaza bagufashe, baguhamagaje bikurikije amategeko, nkuko ubu ngubu ugiye bakurikije amategeko.
ko nkanguze nkuko nkubwira ni umuntu wamusanze ku muhanda aramufata umuntu yari yambaye nkawe nkuko wambaye ubwo se Nkusi ntiyashoboraga nawe kurwana nawe ko ntazi uwo ari we ntabwo ari ashobora no kumufata nk'igisambo so babikoze mu buryo bukurikije amategeko nta kibazo mfite hanyuma wanageza mu rukiko bakakubaza mu rukiko ugafatwa nk'umuntu nawe ufite uburenganzira kimwe mu bintu nabonye mu rukiko kigoye cyane ni ukuntu ureba abashinjacyaha n'abacamanza iyo uburana utarize ukabaza ibintu baraguseka bafite ukuntu basa n'abunze ubumwe cyangwa nubwo ibyo uvuga baba bakubwira ngo baguhaye umwanya ngo bisobanure barakubwira ngo vuga muri make ibindi biranditse mvuge muri make mugiye kumfunga imyaka 10 cyangwa 20 cyangwa 30 byose bivuze he kandi n'ibintu hariho n'ikindi kandi n'ikibazo kiri muri rusange mu bucamanza bwacu mu butabera bwacu ntabwo harimo ibintu byo kuvuguruzanya ibyo bita mu cyongereza cross examination navuze ko umucamanza n'umushinjacyaha usanga basa n'abunze ubumwe ukagira ngo bateguriye hamwe nk'ubu ngubu bakujyanye nk'ubu ngubu umuntu akubeshyeye ngo wibye uyo muntu ntabwo yazaza mu rukiko ngo umubaze n'ubucamanza bubureba ngo umubaze nibye byari ese uranze cyangwa iki bagenda ku byo yanditse gusa abeshye abaye adaharise abaye ari umuhimbano tumenya gute ko ari we so harimo rero utuntu twinshi tujyanye n'ubutabera bwacu nibaza yuko ni nayo imwe mu mpamvu twatangije uriya muryango wacu ushinzwe guharanira demokarasi mu Rwanda kugira ngo kuko abahanga baravuga bati kugira ngo ugire ubutabera kugira ngo ahantu haba ubutabera ntabwo ari uko gusa ubutabera bwabaye ahubwo n'abantu bagomba kwemera ko bwabaye so ni ikintu kimwe kuvuga ngo waciye urubanza rwakoze iki ariko abantu batabyemera yuko urwo rubanza waruciye koko utabogamye cyangwa wanyuze mu buryo bwose ndetse wahaye uburana n'uburanishwa igihe n'amahirwe yo gutanga kuvuga ibyo bashaka ushobora kuvuga yuko nta butabera bwabaye kandi bwatanzwe kubera yuko ukuntu ibyagiye bikorwa binyuranye n'ibyo abaturage cyangwa abakurikira imanza bavuga bati ahangaha koko uyu muntu yarabikoze cyangwa ntiyabikoze. Dr. Kayumba tugana ku musozo ni ibibazo bibiri ariko subiriza rimwe ikimwe ni ikijyanye n'ubwo bushakashatsi wakoze muri za gereza ubushakashatsi bw'ibyo ubona n'ubuhamya n'ibindi abantu bavuga hirya no hino harimo no kuba niyo ubutabera butanzwe hari abo babura batubwiye ko 20% bafungiye ubwo ni kuri 5 bafungiye genocide umwe kuri 5 afungiye iminsi 30 babiri kuri 5 basigaye nibo bafungiye ibyaha byose bya bindi bitabarika bindi bisigaye batatu kuri 5 ubwo 30% nifungiye bya bisigaye ibindi 40% muri bya bindi twabonye iminsi 30 cyangwa cya genocide ese nabo ngabo bafungwa ntago tuzi imibare babonye mu bushakashatsi bwawe y'abafungwa batagira dossier ariko tubwirwa ko nabo ari benshi umuntu abaho ngaho nta n'icyaha afite atajya burana atajya yitaba yibera aho ngaho atuye aho ngaho atazi no ko yahageze yaba bajya bahamugeza akazahaba gusa atazigera yitaba urukiko n'umunsi n'umwe atazi n'imyaka afunzwe n'ikimufunze cyangwa se abagiriye cyo gufungurwa bagaheramo ibyo nabyo bijya bivugwa akabura umubwira ngo igihe cyaje gusohoka n'ikindi kisohoka ibyo byose ubiteranyije ukongeraho n'abandi bagirwa abere bararenganye kandi bamazemo imyaka ukongeraho n'abandi bajya kurenganurwa igihe gitinze kubera ko habayeho cya kindi cyo gutinda kw'imanza inkiko zindakuranisha ibyo byose nubishyira hamwe ubutabera bw'u Rwanda mu mboni yawe so kuvuga ngo ni hamwe ry'ubushakashatsi wabuha kangahe kwijana ntabwo nza gutanga amanota mu buryo bw'imibare kuko ntanze amanota ushobora no gukuramo ibyo birahuri ukavuga uti Kayumba iyo mibare ko nanjye ntayemera ahubwo icyo navuga nuko ugiye kureba hari abantu nahuye nabo bakubwira bati
icyaha cyanjye imyaka bampaye yarashize ntibamfungura barahari navuganye nabo sibyo kubera nahuye nabo barahari muri gereza hari n'abandi bakubwira bati ntabwo muri gereza y'amageragere nta numwe nigeze mpura nawe udafite dosiye ahubwo abadafite amadosiye baba ngaha muhita kwa Kabuga kwa Kabuga hari ibigo ngororamucoza cyane cyane uko wa Kabuga Iwawa cyangwa abahabwa amadosiye nyuma y'igihe kirekire bagufungira nk'ahantu handi hanyuma igihe cyagera bakazakuzana muri RIB kuko ubona dosiye wanyuzujwe muri RIB ariko hari abafatwa batanyujijwe muri RIB ibyo rero ni ikibazo gikomeye nibyo ngibyo nakubwiye by'ubutabera butinda ku bantu baguha mu minsi 30 kandi ikintu kibabaje nuko ibi bintu by'iminsi 30 bimaze imyaka myinshi irenga 20 bikiri kibazo umucamanza no kuvuga ko umucamanza umaze imyaka 5 mu bucamanza cyangwa 10 cyangwa 15 bamaze iyo myaka babimubwira kandi azi ko bitazubahirwa kandi akayitanga kuki batayita imyaka 10 cyangwa 5 cyangwa 1 cyangwa umwaka ngo bishyire mu itegeko bavuge ko umuntu akatiwe imyaka 2 y'ifungwa ry'agateganyo banza wumve icyo nshaka kuvuga umushinjacyaha asabye umucamanza iminsi 30 Saturdays iminsi 30 ngo nyuma y'iminsi 30 azagarura uwo muntu imbere y'urukiko hanyuma wa mucamanza uyu muntu bamumuzaniye nyuma y'amezi 8 cyangwa imyaka 2 wa mucamanza aramwakiriye yanze no kumva yuko nta butabera bwabayeho nukuvuga yuko bafite imikoranire ubushinjacyaha bufite imikoranire n'ubucamanza idashingiye ku kuri kuko jewe ndi umucamanza ukansaba iminsi 30 ngo uyu muntu bashaka nguha iminsi 30 ngo ujye gushaka ibimushinja nkayiguha ukabibura ukazagaruka hashize ukwezi warabibuze ukongera ukambwira uti impindi 30 ukabongera ukagaruka hashize iminsi amezi 6 ubwo se nabandi umucamanza ibyo bimenyetso biba bidahari ariko ni ibintu bimaze ibyo ngibyo ni ibintu bimaze imyaka so gusaba iminsi 30 rero byabaye nka kode yo kurenganya abantu ni ikintu rero nibaza ukikize nabya no kuri bya bindi bijyanye no gufungwa hadakurikije amategeko hariho n'ikindi kintu nabonye nenda kurira abantu hafi 80% bagezwa imbere y'urukiko ntabwo bazi gusoma no kwandika bagera imbere y'umucamanza batinye hari ubwo jewe uruko nagendaga mu rukiko abantu imagine umuntu ajyanywe kuburana ariko ntabwo azi urupapuro rumuhamagaza icyo cyanditseho bakanzanira urupapuro atimbwira hano hari hiki hano ntabwo uzise kutujyanye ati ntabwo mbizi nkambwe bagutumije kujya kuburana urubanza nura ati kiye ko naruburanye urwo nararuburanye nicyo gutuma uzagenda ukurikirane uzagenda ukurikirane bari abantu kenshi bavuga iminota 2 cyangwa umunota 1 bakamubaza ibi ngibi ibintu nabivuga hiki uraregwa katuvuga ubujura akavuga ati ntabwo nabikoze ndasaba ngo munde kure niki cyerekana ko ntabikoze nuko ko Imana ngiye sinabikoze kabararangije nta mwunganizi ahubwo nkuko usetse umucamanza agaseka n'umushinjacyaha bagaseka ubundi bakajya mu gihe z'amategeko ngaho mbwira ubutabera buri aho ngaho 80% y'abantu bagezwa imbere y'urukiko ntabwo bazi gusoma no kwandika ntibazi n'amategeko dusoza rero ikibazo cyane cyari cyo kubaza ibyo ugaragaje imungu ikomeye cyane imungu ubutabera bw'u Rwanda uhereye mu nzego zo hasi bugikurikiranwa ryabwo bavuze police uvuga RIB uvuga prosecution ari parquet cyangwa ubushinjacyaha uvuga inkiko ugira no mwifungwa n'abafungirwa iyo mungu ikomeye iri umungu ubutabera hano mu Rwanda irakosoreka ubutabera bufite iki kibazo burakosoreka cyangwa abanyarwanda bahebera urwaje
abanyarwanda bagomba kwizera kubera yuko nta kintu na kimwe gituma hatuma tutagira ubutabera bwiza bubereye abanyarwanda bukwiye abanyarwanda tubaye tubishaka. Kanibutse yuko ubutabera ari indangagaciro abahanga bavuga ko isumba izindi zose. Ubutabera ni indangagaciro ya mbere. Habaye nta butabera n'ibi ngibi by'iterambere bya demokarasi byo ntabwo bishoboka kubera ko niho hashingirwa kuvuga nk'iyo shati yawe ntabwo wavuga yuko ari iyawe nta butabera kuko nshatse nayigukuraho kandi nzi yuko ntawe uza kubimbaza. Ibintu bijyanye kuko kugira ngo igihugu gitere imbere abantu bagomba kumenya yuko umutungo wabo kuko ari uwabo nta wawuhuguza. Abashoramari bakizera yuko aho baje gushora imari yabo nta uzaza ngo abarenganye. None se kwizera uravuze ngo bizere bazizera bate bidafite inzira yo gukemuka? Barabikorera ubutabera bugendera ku mategeko, ubutabera bukurikiza amategeko burakorerwa kandi bisaba ko n'abanyarwanda twese mwese mwabigiramo uruhare. Warenganywa ukabivuga, wajya mu rukiko ukabona hari aho warenganye hariho aho warega. Ntabwo rero byakwizana. Uzarega ute no mu gihe ufatwa bakujyana imbere ya kamera ngo niba abanyamakuru bakubaze bakagutegeka kuvuga wenda ntibakubwire ibyo uvuga ariko nawe ubwawe ntunemeye icyaha bagushyize imbere ya kamera ku ngufu. Urumva no mwitangira harimo ibibazo bizagera mu musozo bigikoreka se. Niyo mpamvu rero nsaba nkamwe bitangazamakuru ndetse natwe turi muri politiki kubisobanura. Nk'ubu ngubu ugiye banjyanye imbere y'itangazamakuru ngo nishinje ngo mvuge ngo nakoze icyaha, nahita mbabwira abo banyamakuru ko ibi ngibi byo bakoze bitemewe n'amategeko. Ntabwo byemewe n'amategeko, ahubwo umuntu ukekwa ahubwo icyaha bamujyana mu bugenzacyaha kandi afatwa nk'umwere kugeza igihe urukiko rubifitiye ubushobozi rumuhamije icyaha. Ibi bintu rero byo kujyana abantu imbere y'itangazamakuru utarabageza mu rukiko ukavuga ngo bishinje binyuranye n'amategeko, binyuranye na principe z'ubutabera. Sinzi impamvu babikora, sinzi n'impamvu namwe mubahaza kamera. Ahubwo we nk'umunyamakuru wambwira impamvu najyana kamera imbere y'umuntu ushinjwa urenganywa cyangwa se utarahamwa n'icyaha. Urumva rero ko kugira ngo tugire ubutabera inzego zose zigomba kubigiramo uruhare. Abari mu nzego z'ubutabera bagomba kubigiramo uruhare kubera ko nibi ngibyo bijyanye no kwigenga kwigenga ku nzego z'ubutabera ni ibintu bagomba gukorera, bakanga amabwire, bakanga kubaha amabwiriza. Ariko namwe bitangazamakuru mugakora ubushakashatsi ese inzego zikora gute, kuko mu kimwe mu byo numvise abantu bari mu nzego z'ubutabera ndetse n'abagejwe imbere y'ubutabera bavuga ko ari ikibazo gikomeye, ni ikibazo kijyanye mu cyongereza cyo bita corruption, ruswa. Ese ko nta mutaragaragaza iyo ruswa kandi numva ngo nayo iravuze ubu. So kugira rero ngo ubutabera bukore neza, hariho abo mu nzego z'ubutabera bagomba kubiharanira bakabikorera bagakora neza. Hariho abo mu nzego za leta muri executive bagomba kureka inzego zigakora neza. Harimo mu bitangazamakuru mugomba gukora buri kintu cyose, buri gishoboka cyose mukerekana ibitagenda n'ibyakosorwa. Harimo abaturage, abanyarwanda basanzwe, nugira niba gukorera ikintu ukabona kinyuranyije n'amategeko ugahita ukigaragaza, kubera ko ngubu hari n'inzego zitandukanye wanavugiraho abantu bakakumva. Ariko hariho n'urwego rw'abanyapolitike nkatwe ukavuga ukuri ntuhishe. Hanyuma abo banyabutabera usaba ko babukosora kandi ari bo babwangiza, ari bo babwica, basaba gukosora bate bifitemo ya mungu y'umunga? Ntabwo ngiye nibaza yuko ikibazo cyo mu butabera ahanini giterwa n'abari mu nzego z'ubutabera. Ikibazo cyo mu butabera ahanini giterwa n'ikibazo cya politike. Utarakemura ikibazo cya politike ntabwo wakemura ikibazo cy'ubutabera. So kubera niba se abantu katuvuge niba
niba tuvuga yuko umuntu ari umwere kugeza ahamijwe n'urukiko hanyuma ukamufata adakurikije udafite ibipapuro kandi ukanamusabira yuko batamurekura by'agateganyo kandi ukwiye kumurekura atinya yuko nanyuranya n'icyifuzo cyawe bose waza kuvuga harya uriya ninde wabivuze. Tujye nibaza ko ari ikibazo cya politiki, ikibazo cyo mu butabera ntabwo ari ikibazo cy'ubutabera, ni ikibazo cya politiki. Dr. Kayumba Christophe aravuga ko itangazamakuru mu Rwanda rikoreshwa mu buryo bwa propagande ngo rimuharabike. Ibintu byose bizima bifitanye isano nawe ntibabyandike, ariko ibyaha himbirwa bakabisamira hejuru cyangwa se bakanabyandika bitari byanagezwa mu butabera. The shift from a researcher to politician also brought a shift in the media. Traditional media, sections of the traditional media have not asked me, have not interviewed me. Even some that have interviewed me have not run the interviews, which is very funny, which is very interesting. But some of the traditional media have also preferred to only run my stories when they are talking about my alleged crimes, not our political party. So I would say that mainstream media has had limited interest in my story, because you can see Rwanda television never covered it, Radio Rwanda never covered it, the New Times never covered it, and even other media outlets like IREME. The first time he asked me when I launched the party, that story was never run. They only published allegations of attempted rape. The same with media outlets like KT and things like that. So I would say that since I became a politician, mainstream media has had no interest unless it is something that is going to tarnish my image. As we discussed last time, there are a lot of expectations that many Rwandans expect from our political party. One of them is one of the things that you like asking me. It is making sure that we have durable justice for everybody. But there is also making sure that we build an economy that is built from bottom up. We believe in bottom-up economics, not top-down. If you look at how the economy is built today, it is based on the idea that if you must grow the economy, the best way to grow the economy is to have big public projects, big hotels, have big roads, have high-end tourism, and these sectors will eventually grow smaller sectors and ensure that the ordinary person has money, income, bottom-up economy. For us, we believe that to develop an economy like Rwanda, where you have 70% of our population living off agriculture, you need to focus on the sector where we have most of the people. Shuti bakunzi ba Pax TV, tugeze ku musozo cyano cyacu rero turabashimira. Urakoze cyane Dr. Kayumba. Wakoze cyane nawe ndetse ndabashimira n'abakunzi ba televiziyo yanyu. Murakoze cyane mwadukurikiye, murabyumva ko ikibazo cy'ubutabera mu mboni ya Dr. Kayumba Christophe ni ikibazo nini gifite imizi ishoye muri politiki, ni ikibazo cya politiki. Bisaba ubushake, bisaba buri wese gushyira hake kugira ngo ikibazo kibashe gukemuka. Imbaraga za buri wese zirakenewe. Turabashimiye rero, mugire ibihe byiza naho ubutaha.